gutya bashaka imwe nziza y'abasore igezweho y'abasore ngeze ndabona utajyamo kabisa cyangwa se ni kwa kundi n'abantu bikigiye nta kintu ariko nabo ntawasi so uyu munsi tugarutse hano kuri Kosovo TV narababwiye ati so tugenda duhura n'abantu benshi bagiye batandukanye yaba ari story y'ubuzima. So uyu munsi nari ndimo ndatembera hano muri quartier z'Inyamirambo aho muye na Daddy umeze gute? Yewana ndaho buhoro by'iki gihe. Umeze neza Daddy? Meze neza ariko muri rusange ni buhoro. So nanjye nari nkubonye ndavuga ati byibuze Daddy uwamuganiriza nkumva n'ukuntu ameze. Ndabona izuba rimeze nabi Daddy. Yewana rirakomeye kabisa ariko nta kundi twabigenza. Ni amahoro se? Ni amahoro. Muratangaza iki se Daddy? Yewana ni gutya ni bya rusange ariko ndi gushakisha ni gutembera nshakisha ubuzima ndeba ko nabona ibirayi by'abana mbibonye mbashima Imana kabisa. So Daddy uyu munsi rero nifuje kubona mvuzatirika nguganiriza uko ngenge ngana n'abantu benshi bagiye batandukanye bafite story y'ubuzima inkuru y'ubuzima. Urabona uyu munsi duhuye gushakisha aho kubera Imana n'ikindi gihe hari gihe tuzahura noneho bimeze neza cyane. Ura Daddy ujye uruhukaho? Ewana kuruhuka kwanjye ni rimwe na rimwe ubundi ni ugushakisha ubuzima kabisa. No gushakisha ubuzima. None Daddy ufite abana? Mfite abana. Mfite abahungu bangahe n'abakobwa ugomba ntembera gutya ngira ngo ndebe ko bashakira imibereho. Kuko yanjye ubu yararangiye no kugira ngo nzarebe ko abana banjye hari ikintu bazageraho kabisa. So Daddy hari akantu nifuzaga kuba nakubaza. Ese ukiri mutoya ukiri nko muri no myaka yacu wumvaga ufite izihe nzozi cyane ikihe kintu wavugaga ati byibuze mu gihe kiri imbere ngewe ninyigeraho nzashimira Imana kabisa nyine umusore nakoraga nshaka kuntu nakwitiza imbere kugira ngo nzabe nk'umuntu ugaragara cyangwa se ufatika cyane nk'umucuruzi cyangwa se nkashaka n'ikindi gikorwa nageraho ku buryo cyangaragaza ariko ubuzima bwaranze kabisa ntako ntibyagenda. None se Daddy buri ikintu cyaba cyarakubereye imbogamizi yego bura mu buzima tugenda duhura n'ibintu bigiye byinshi bitandukanye hari igihe usanga dukuriye mu miryango idafite ubushobozi buri ikintu cyakubereye imbogamizi n'uyu munsi kikubera imbogamizi ni nk'iki ahanini? Urebye n'umuryango udashoka w'abakene nanjye utwo nabonaga no kwishakashaka ariko nkagira imbogamizi z'uko nta nterankunga mbona kugira ku buryo nabona uko nakora kabisa. So Daddy uyu munsi ndabona urimo uragenda ushakisha ibirayi by'abana ngo bazabeho mu gihe kiri imbere nyine nawe urakora uko ushoboye nk'umubyeyi. Ese buriya ni ikihe kintu kijya kigutera imbaraga ukumva yuko n'ubu ngubu nyine nubwo ubuzima bwawe bugikomeje buriya ntabwo ubuzima burarangira kandi n'uyu munsi urakora cyane? Ni ababyeyi bakeya nyine bafata inshingano yo kuvuga ati ngerekane nemere kuri rino zuba ngende nshakishe ibirayi biragoye kujya tuzabona umubyeyi urimo uragenda akatakata gutya avuga ati ngiye abana banjye nyine like ikintu kintera imbaraga ubu ngubu ni ukukorera abana banjye kugira ngo bazagire icyo bageraho ku bwanjye byanjye ntabwo bishoboka kubera ko njye maze gusaza ni ukwanga kwicara gusa ariko mbashakirishiriza abana kugira ngo ndebe ko bazabona imibereho. So Daddy rero uyu munsi buriya wakuriye ahagana he? Ewana nakuriye ahantu mu cyaro nitamo kuza hano mu mujyi kugira ngo ndebe ko nashakisha kereka nimba waba ukeneye kuba wamenya ahantu naba naraturutse ariko ni mu cyaro ubundi urebye mu ntara. So wageze i Kigali gute? Aba ari umuntu wenda wigeza kuzana kibwiye ati byibuze i Kigali hari imibereho byibuze nawe wahagira ugashakisha ukareba nimba wakubaka ubuzima cyane igitekerezo wagize uravuga ati ngiye bitewe n'ukuntu i Kigali mumva ndumva byazagenda? Nabonaga abavuye i Kigali bamwe baza bameze neza nanjye mpita mfata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye i Kigali kureba ko nashaka imibereho usibye ko bidahera bose icyarimwe
nakomeje gukomeza muri ubwo buzima, ariko cyane naterwaga imbaraga nabo nabonaga baza bameze neza, nanjye nkavuga ko nindamuka ngiye nzamera neza. none se dadi buri ikintu cyakubereye imbogamizi ukigera hano i Kigali cyaba ari nk'ikihe? Ewana ni imikorere, kubera ko naburaga ukuntu nkora ibintu bifatika, naho ubundi nta kindi kibazo nagize, kandi no kubura igishoro nyine gifatika kugira ngo ndebe uko nakora. Nta muntu byibuze se wari ufite wari usanze i Kigali, yaba ari nk'umuryango cyangwa undi muntu wo muri famiye wari kukwakira, cyangwa nyine ni igitekerezo wagize uravuga ati ngiye reka mpfe kugenda byira nubwo nta muntu ufite uzanyakira, ibyo nzakora byose nyine nzagerageza nirwaneho? Ewana naje ari ukwirwanaho, jyewe nta muntu naje nsanga kugira ngo ndebe ko hari inkunga mutezeho, naje nshakisha ubuzima kabisa nk'abandi bose. Nibe n'abandi yenda bagiraga babatera inkunga, ariko jye naje nishakishiriza ku giti cyanjye. Dadi urumva wakoze ibintu bikomeye cyane kugira ati uyu munsi ugera aha ngaha ugeze, uba urumva warakoze cyane. Buriya ugeze ahantu ugasanga nta muntu umwe muziranye, nta hantu ufite ho kuba, saa sita zirageze urabona nta kintu ufite cyo kurya, ni ibintu biba bikomeye nyine kugira ati uzabashe kuba wakibeshaho n'uyu munsi uba ugeze aha ngaha ugeze, ni ibintu biba bikomeye, ni urugamba bararwanya. No se dadi buriya ufite nk'abana bangahe? Mfite nk'abana bagera muri 5, abakobwa 2 n'abahungu 3. Bariga? Kada nta bushobozi, nta kwiga, nta kigenda kereka cyakora cyo kamwe niko karimo kwiga ubu ngubu, nimba kazatsinda simbizi. Umukuru yiga mu wa kangahe? Barivuyemo, abakuru barivuyemo kubera ubushobozi bukeya. Uwo nguwo mutoya niwe wiga? Ubu niwe wiga, ariga primaire, ndumva ageze mu wa 5. Afite nk'imyaka ingahe? Afite nk'imyaka nka 10 n'ingahe, ndumva ari nk'ibiri cyangwa n'itatu. Nose biramutse bikunze yuko wenda ubushobozi bwashiye kuba bwaboneka, byibuze muri abo bana ni 5? Ni 5. Byibuze se hari nk'abo dushobora gufata tugasubiza mu ishuri wenda byo byakunda? Urebye kereka nk'umwe, kuko abandi ni bakuru, sinzi ko bakwemera gusubira mu ishuri, kuko nabo bari kugenda bishakishiriza. Buriya hari ukuntu nyine ubuzima buba bwaranze, ariko umuntu akavuga ati byibuze biramutse bikunze nubwo ishuri atarishobora, n'umwuga yagerageza akawujyamo. Buri ikintu umwuga ushobora kwiga nk'amezi 3, amezi 6, ugahita wisubira mu buzima busanzwe kandi ugashakisha. Buriya byo birashoboka, byibuze ubwo bushobozi buramutse bubonetse umuntu akabafasha muri ubwo buryo bwo byakunda. Cyane cyane ibi by'umwuga byo numva babyemera kubera ko babuze ubashyiramo, ariko iby'umwuga mbonye umugira neza wabafata akabashyiramo, nanjye byanshimisha kandi nabo byabashimisha. Dadi urumva wanyuze mu buzima bwinshi bugiye bukomeye, n'abana 5 ntabwo ari bakeya. Nose dadi mu rugo nahagana he? Byibuze umuntu aramutse agukeneye avuga ati byibuze ndifuza kuzaguha ubufasha, ufite nimero ya telefone? Nayishakisha iraboneka. Nuko bayinyibye telefone, ariko ninswapurisha iyo nshobora kuboneka gusubira kuri rezo. Uko byagenda kose byibuze mu gihe uzaba wasubiye kuri rezo tuzagerageza tuguconnecte, byibuze niyo support ninaboneka tubashe kuba twanagufasha, turebe nimba ari abana basubira ku ishuri. Ikindi kintu nanone hari umuntu ufite wifuza kuba yagufasha, yadutextinga kuri hano kuri Kosovo TV akatwandikira, then tukazakugara. Mu rugo nahagana he? Mu rugo ni mu ntara, ni mu majyepfo, hari hakurya ya Nyabarongo. Aho muri no minsi uri muraba i Kigali? Aho mba Kimisagara, aho bita Mukove. Kimisagara Mukove? Umudugudu bahita Mukove? Oya, umudugudu ni Birama. Birama? Ubu umuntu aramutse ageze muri Birama ashobora kuba yakubaza akakubona? Ashobora kumbaza akambona, kubera ko hari ababa hari banzi, ashobora no kukubwira nk'umuntu wabaza akakurangiraho ndi derese yanjye. Yabaza papa nde cyangwa uwo muntu byibuze umuntu aramutse agukeneye, hari ubufasha bashije kuba bwaboneka kugira turebe nimba twagusapotinga, uwo muntu wenda dushobora kuba twanyuraho? Umuntu uzwi cyane uhageze wabaza Pasiteri Rukundo, ashobora kumubaza wamukwereka, noneho agahita ambwira kubera ko aderese zanjye abazizi. So dadi reka ngushimire muri kano kanya ufashe tukaba twaganira aha ngaha. Hano tujya twakira abantu bafite inkuru z'ubuzima nyinshi zigiye zitandukanye,
kandi wenda mu gihe kiri imbere n'ibinakunda tukabona n'ubushobozi buhagije tuzaba tugenda tugira n'abantu dufasha. Ikindi kintu nanone buriya ni nk'ihe nama ushobora kuba waha nk'urubyiruko rwo muri ino minsi cyane n'inama ushobora kugira abantu muri rusange. Urabona yuko nyine ubu buzima tubayemo twese buratandukanye, ariko byibuze nyine uri umubyeyi, uri umupapa, nihe nama ushobora kuba watugira twebwe nk'urubyiruko tuba turimo turajya, urumva ahazaza haba hatubikiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Inama nagira urubyiruko muri iki gihe nuko rwakura amaboko mu mufuka rugakora, kuko iyo ukora burya uriteganyiriza ejo hazaza. Gusa usibye babandi bagenda bakora mu mifuka abo se ntabwo nabemera, kubera ko gisha kugira ngo ngira inama abantu bakiri batoya gukura amaboko mu mufuka bagakora, kugira ngo bazabone ejo heza hazaza cyangwa se ikizabateza imbere mu gihe kiri imbere. Buriya dadi twebwe nyine ngiye nk'umwana ntabwo urabizi gupfa kuvuga umuntu mukuru muzi ntabwo nyine, ariko byibuze nagira tubibwiye n'abakunzi bacu badukurikiye ahangaha kuri Kosovo TV, byibuze izina ababyeyi baba barakwise. Jewe nitwa Mutimura Ezigadi. Papa nde? Papa yitwa Hoseya Rukinanyanja, mama kitwa Nayema Gatorano. So dadi reka ngushimire umunsi kuba wifatanyije natwe hano kuri Kosovo TV, ni ibintu by'agaciro kandi by'ingenzi. N'ubutaha biramuka bikunze Imana nidushoboza tuzongera tugushake uze turebe ubundi buryo twabigenzamo, niyo twanahura wateka inzu umunsi off wenda wanaruhutse atari gutyo urimo urashakisha. Kandi abizi neza yuko bizakunda ahangaha kuri Kosovo TV. Tuba dufite abantu badukurikirana nubwo abantu ntabwo ari bake nyine tu. Buriya mu gihe kiri imbere n'ibikunda Imana ikongera kudushoboza tuzongera duhure, kandi abizi neza yuko tuzakora ibintu bimeze neza. Dadi reka ngushimire umwanya ufashe ukabaganiriye natwe. Ukuri kose nanjye ndabashimye bahungu banjye, Imana ikomeze kubafasha mu byo mukora byose. Reka nshimire n'abakunzi bacu hano badukurikirana kuri Kosovo TV. Ntagenda yibagiye gukanda subscribe, like and comment kugira tujye ubona n'ibindi biganiro tugenda tunyuzamo bitandukanye, gutumira abantu bafite impano tukasha kuba twabafasha nabo zikazamuka, n'abandi bantu bafite inkuru y'ubuzima, ni gutyo biba bimeze. So murakoze cyane rero Dadi, na wakoze cyane kabisa ko waje kwifana natwe. So ciao ciao, yari Viva host.